Yes, let me take time to greet every person. Where are you? I'm thinking nizera ko mumeze neza cyane, mumeze fresh, ibintu bimeze fresh muri amahoro. Nizere ko abantu mwese muri hirya no hino mu mujyi wa Kigali ibintu bimeze fresh. Reka ndeka gukora introduction ku muntu babaye. Okay, nanjye sorry ko bansetse mufite ibibazo. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza namwe. Mumeze ute? Meze neza. Ariko mfite ikibazo. Ni nacyo wanampamagariye. Mfite ikibazo hano ntuye, abaturage baranzugereje bamwe na bamwe, amatungo yanjye yaba magufi yaba maremare barayamaze yose bari kuyiba. Amaze iminsi ari kunyiba inka, ihene, ingurube byose barabimaze, ubundi babaye cyane kandi ari kugira ngo niteze imbere. None kandi ubu ngubu none kubona ko no gushakana mituweli byananiye kubera yuko amatungo yanjye yose bayamaze. Nivuga ngo tuje mu bitaramo hano mu karere ka Musanze, uvuga ko dukeneye uronyigeza ku ruhande, umbwira ikibazo ufite, kumbwira n'imigambi wapanze nsanga si myiza, urampenda yenda. Nibundi bimeze gute, biteye gute? Ngewe impamvu nabahamagaye kwara kugira ngo ikibazo canje kugira abantu bose bamenye wenda ko umuturage turanye n'abandi bose afite ikibazo, ariko kwara kugira ngo muhorere itangazamakuru hirya no hino ubuvugizi wenda ko byibura cyo naramuramo wenda nuko kutwo nsigaranye hagira ko nasigaranamo. Niyo mpamvu nabiyambaje kugira ngo muzema kumfasha rwose mu bufasha. Icyo kibazo ufite ni ikihe? Tunakivuga wenda tumanukamo gake. Urabizi ko mba kazi ndashaka kujya mu kazi. Icyo kibazo ufite ni ikihe? Mbabaje cyane ni nka yanjye baherutse kujana kandi ariyo nari mfiteho nari nsigaranye kugira ngo nakwishira mituweli n'abana babashe kwiga. Nico kibazo nari nsigaranyemo, niyo mpamvu inka yanjye kwa bayijanye ubu ndababaye cyane, niyo mpamvu nabatumyeho. Ninde wayijanye cyangwa se ninde wayijanye? Hago namenya bari ko nabajura nabashe gushakisha ariko ndaheba. None uragira ngo ngiye nkanjye cyangwa se ngitangazamakuru mu rusange rigufasha iki? Nyine itangazamakuru cyo narishakira kwara kugira ngo imfashe ribashe wenda kunyuza ku binyamakuru bitandukanye, ndebyibura ko ariyo cyo nabasha kongera gutora mu itungo ryanje. Ariko ari n'imigambi mwambaje wenda imigambi mimi namfitemo, nari mfite na gahunda yo kujya gushakisha hirya no hino, bambwira ko hari abantu b'abavuzi bashobora kuba bapfasha nkabasha kubona itungo ryanje. Bara ntago bakora bababeshya. Njya numva bavuga ngo bababeshya. Oya nabwo nshakongera kugerageza wende ko bishoboka. We namaza nagerageza byakwanga ariko nkamenya ko ndihebye. Ubwo ngubwo nugerageza naye akagenda, nta kibazo nzabyihangana kuko n'ibindi bantwaye ni byinshi. Hanyuma none ubwo uragira ngo tuze kubigenza gute? Iki gishoboka ni ikihe? Cyashobokamo nyine nk'abanyamakuru bamwaragiye henshi hatandukanye, mwamfasha byibura mamuzi n'abaganga singe wa mbere byibura ashe kugarizwa itungo ryaragiye mukamfasha nkara ko nabibonamo wenda byibura nanyo itungo ryasubirana. Rero wowe warumbwiye ati urashaka kubajyamo, ngira ngo wari ufite se? Hari uwo mfite bandangiye ikibungo, niwe nashaka kujya nje kureba byibura nafite na karima nashaka kugagurisha ariko byibura. Kibungo ho ni isoko yaho ndabizi neza. Ubwo rero ubwo twabigenza gute rero? Mwamfasha huko kubera yuko ikibungo wenda nahazi neza mukanyoriyanta, ariko bari bampaye adresse z'uwo muntu kuba nabasha kumugeraho nkareba ko yamfasha. Ubwo ikiza ni cyene ikibungo, urumva turi hano mu majyaruguru, kugera ikibungo no rundi rugendo. Ubwo twabigenza gute kugira byorohe? Kugira biborohere hari uburyo nanjye nabashe kwifashisha amatsinda, hari udufaranga nakuyemo ariko ndi kubona utwo nakuyemo twangeze ikibungo nkagerayo. Kibungo nyakibungo ni kibungo nyakibungo. Hanyuma se uragira ngo bigende bite? Ngiye nagufasha iki? Naya mumfashe ko neko nagaruza inka yanje. Ntago ari ngiye ubifitiye ubushobozi, namfite umuganga. Ubwo uwo muganga icyo nagufasha nkanjye kubanje ni ikihe? Nuko wampamagarira, mfite umuganga wamfasha, bampaye nimero ze. Hanyuma namara kugufasha urashaka ko inka igaruka cyangwa se bigende bite? Shaka inka igaruka barangiza bakabigaragaza mu baturage bose ku mugaragaro, n'uwayijanye akayizana ku mugaragaro. Ariko uyu muntu ashe ko yarabaho yogoshe, yaranzubaje byose yarabimaze. Yebo nta nuko wavutse igaranye. Okay, reka kanze mu guhamagara. Ngoma nimero ye urayifite? Twihutisha. Barayimpaye 078. Yimi buretse muremo password. Yego 078 79 79 40 5 gatatu gatatu idacamo ndabahiyende
nidacamo kanumve iciyemo yego muga Yego karame. muga Karame. nari mbashaka kugira mumfashe Yego. ndebe yuko itungo ryawe nakongera kurigarukira yakongera kungarukira Yego. kubera ko amatunganya magufi yose barayamaze Yego. nirerere rwose naryo mfite naryo baraye barijanye Bajyanye itungo rigiye ni. bantwaye inka rwose Yego. hari umuntu wari wandangiye Yego. ngo muragerageza rwose ku buryo mu gihe gito nahita ndibona ibyo mwansa byose ndabifite kashi ku buryo mwahita muri nsubiza rwose bishobotse mukandeba ko mwabyashoboka. Birashoboka ugiye gutanga igihembo cy'abakuru. Numara kugitanga nyuma y'iminota 6 n'amasegonda 15 inka yawe uraba uyibonye. Muga nyuma y'iminota 6 nabonye inka yanje. Uraba uyibonye nyuma y'iminota 6 n'amasegonda 15 yuko inka niragurishwa. Ubu sinakwitura iki ntahere yagurishwa. Ntabwo yari yagurishwa. Ndabahangahe. Ndabibona ntabwo yari yagurishwa. None ubu nabahangahe muga. Urashira 87,000 n'amafaranga ibiceri 150. Ni igihembo cy'abakuru. Muga none ko nari mbaye mfite 80 mu ntoki. Oya urashira 87. Ibiceri 150. Muga mfite 80 kuri telefone reka none nayaboherereza namara ko n'iryo tunga nkabahereza nasigaye ndetse nk'abana gahimbaza musiki rwose muganga zana basura. Nta kibazo ngaho yashireho ariko nyuma y'iyo minota nkubwiye inka yawe ujye guhita uyibona. Nyuma y'amasegonda 30 amafaranga bayakugeze reka mitanya koherereza kuri ya nimero imbahamagayeho. Yego bari uyishira. Kanyashiraho rwose. Aho murakoze ubwo numara kuyibona urahitumbwira. Nimara kuyana leta nkubwira nava n'ikibungu hituza kundeba ngo n'igihembo. Oya ntabwo ngiye amaguruka gahonje. Nta kibazo nakibohereza naco. Yego muga. Byawe ndi wambwiye nayibonye bwa butaka bumukiraho nabonye. Yego. Na ya mazi nayabonye. Yego. None mbigenze ni. Ugiye gutambika ahantu hari ubuhinge muri mu bijumba. Ahantu hari utugozi tw'ibijumba. Hari agati k'umusave kahari. Hari igiti cy'avoka kiri ruguru yaho. Inka niyo iziritse ku gati k'umusave. None imbere y'aho ngaho inkiri hari akazu k'amatafari gasakajwe amatafari amategura. Ku ruhande hari inzu y'igihanga iriho urugi rw'umutuku rwa metalike. N'umujura wawe nihari nta kindi urambaza igihembo cy'ababyeyi nakibonye ibindi ubundi wakemera utakemerana uburenganzira bwawe umujura wawe ndamuguhaye mumukoresha ibyo mushaka. Muganye mara kwibona rwose. Mugareka tujyane Mugareka tujyane neza tutaza kwibesha inzira. Hari aho twari tugeze hari amatafari. Yego. Tuzamukeho gake ariko hari turebe turi kureba. Ameze utambike aho hantu umujura wawe ari inyuma hari ubuhinge buri mu tujumba. Ibijumba bidakuze. Hari ahantu ngeze hari ipoto harimo n'umurima urimo voka ibishami nka 3. Yego komera gakeya munsi y'iyo voka hari Muga. Ani nari mageze yanzu y'amategura nanyibonye. Yego. Na yanzu ya RCD. Yego. Inka yanje ndayibonye. Umujura namubona. Agone namubona neza. Muganda mubonye ndikumureba. Ndikumureba. Reka mwegere. Inka yo nayibonye. Bigenze ne.
none muga ko mubwire ave muga Esa kuchizana wewe ya kuyizana oyo ni mubabarira ya Hende mumbabari hendo chiba hende none se mami osanzwe yiba ni gitoki Najirongera kumukubita reka ni icyacu gisaba imbabazi gitanga icyo kirye nuvuga ngo gisanzwe kiba n'ubundi ni mumbabarire rwose ndibaga ni mumbabarire rwose ni wowe wenyine wirose oya ni njyewe ufatanya n'abandi oya ni mumbabarire njyewe gusa ni njyewe irona ry'umutekano ariko sinzi ahantu bacaga inyuma niba warabarose uratubwira ukuntu ingurube zacu zibura oya ni mumbabarire igitoki cya rwinyeba wakishize kwishura irona ry'umutekano niba warabarose wakijyanye narakijyanye ni mumbabarire nanje nayo narayebye iranga wari ugiye kuyigemura iranga wari urayibagira mu mudugudu wari urayigemura muri Kongo ni he nta tujya kugukubita batadufunga dore yagira wongera kumukubita tubwire n'abandi mukora iranga wari urayigemura tubwize ukuri iriya nka aba ni abaturage navuga ndayigurisha aya ni mumbabarire rwose oyi nka wari bagira mu mudugudu iwawe aya narinda yigurisha umuntu urayigurisha turamukeneye umuntu ugurisha nka zo mu mudugudu wari kwigurisha nde iyo nka narinda yigurisha umugabo bitega Kanunu niwe narinda yigurisha ni yakangaye wibye muri uyu mudugudu cyangwa muri aka karere iyi nka ni ya gatatu ingurube zo namenye umubare ni nyinshi ntabwo namenye umubare rwose ni mumbabarire buretse muga ni mumbabarire ko ndeba umujura yafashwe ariko abaturage bakaba bagiye kumwica umuntu arabigenza gute bo barahiye ngo baramwica none ko batangiye no kumukubita dore yakomeretse mu mugongo wose ndabibabujije iyo narangije kumugaragaza abakuru bamugaragaje ntabwo baba bemerewe kumukoraho none ko bakaniye ngo baramwica turabigenza gute uwo mugabo nyirinka ntace bugufi muvugane batica umuntu undi hano nayo twayifashe tu nkanjye ndayibonye urayibonye ariko ntagire ikintu mukora uwo muntu reka tumuziture agende fata ya mazi naguhaye uyavumata mu kanwa harimo umuti wa muti nakubwiye uwa mu kiraro uyamucire mu mutwe agende ntibongere no kumukoraho buru nibongere kumukoraho ntagire umuntu umukora muganga ndagushimira ndakubona gute koko muganga koko wongere umamagare kuri telefone inka yawe yagiye nabikoze namukora gusubiza we nawe rikomera gusubiza arasaze da yari arasaze yari umukubita ko yaratuzore muganga no muhanga abasaze yirutse yemwe apfatu hanyuma se muga ari ngenge ahantu kuri tere abantu basambaza nk'ibingu yasambaza aka kanya uduhe nimero ze tu umuntu aramutse agushaka ubundi yakubona gute ikibungo ahantu bita mu gisaka ushatse kongeraho batangire imbere yanjye azahamagare yego uduhe nimero ze iyo aje ndamuyobora aho agomba kuza uyu nguyu azifite zivuge vuba twigendere atangire imbere yanjye umunsi nkeneye azanga
cyane. muga nimero yawe rwose ko bagukena nkuko mfashije kandi ashishikariza n'abandi bose kugira baje bakugana ni gihamya nibone neza 100%. Reka ngubahe nimero zawe rwose bazagushakireho. 078 79 40 5 utakubona kuri iyi ngi Ikoreshwa no kuri WhatsApp iyo nimero. Okay, utakubona kuri iyi ngi yagushakira kuri Airtel 07553 igisambu urakibabari Halo none se muga ari igenye kuritera abantu bakabimbaza nk'ubu ngubu umuntu atari mu Rwanda cyangwa se ategereye ahantu igisambo kiri nago we wamufasha namufasha tumufashiriza hari uri mu gihugu cyangwa muri Amerika cyangwa Australia cyangwa no mu bindi bihugu tubangikanyije nabyo ndabafasha nkabafashiriza aho hari kandi umuti wabo ukabageraho neza. Ushaka abo muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu banyandikira kuri WhatsApp. Nimero yanjye ya WhatsApp ni 078 ni iby'ibisambo uvura gusa abibye abibwe ndabigarura kuko ubibonye aho ngaho igihamya kibonye ababazwe abasaritswe n'abadayimoni ababandi baba barazingiye n'amada cyangwa se abakobwa badashaka ingo ziba zirimo amakimbirane ngongera nkazihuza cyangwa se wenda tukaba twafasha ababateza amahembe natwe turahinduka amahembe tukayabakuramo. Indwara iyo ari yo yose wumva ko ivurwa mu kinyarwanda ndayivura. Ariko ibintu ubu ukoze sibyo impamvu uko abaturage bari bagiye kumwica iyo ibintu biba nijoro mu ibanga rikomeye ntabwo bari kumwica kubera ko nanjye nari mabereye uwo nyir'inzu yuko bamwishe na n'ubundi ni ikindi kibazo. Nanjye hari uburyo ngomba kugarukira mu baturage nk'umuntu aba yarabajogoje ariko iyo bigenze gutyo ntabwo aho bikanira twe turahana ntabwo ubuyobozi bugana ariko umuturage ntabwo ahana undi. Ikindi cya kabiri rero abarozi duhangana nabo kandi namwe muroga ntabwo muroga njye nagaruraga ibyibwe ntabwo ndoga mwese ubwo mwebwe ntimuba murogara iyo muroga aba yapfuye twe turagaruza ntabwo turoga kandi murakoze kuba namwe muhabereye abo bantu murakoze isi yose ibone ko hari abajura bazengereje abantu. Iyo nzibasha nk'umurozi akabikora nzamushyira ku karubanda. Yego n'undi uzatekereza kwiba bamurebereho bibe icyitegererezo. Saba murakoze. Harya ngo muherereye twaba turi Ikirehe mu karere mana uburiya nanacanganyikira mu mutwe kubera ibi byose mba ninjiyemo njyewe ndi mu Gisaka uzanyanira nzafate nimero yanjye. Sawa murakoze nawe murakoze. nkaya wiragarutse yagarutse inka murabona ko igarutse rwose inka yarayishimye ariko bahise bajya no kwimuzitirira rwose ubu ngubu itwaye inka yanjye rwose iragarutse ngubu ndishimye cyane ubu nta kuntu nakubwira mbese uriya muntu umfashije uriya muganga rwose n'umurimo nawumuha ndamutse mubonye duhuye inka yanjye yagarutse ibyishimo ni byinshi cyane inka yahahamutse da ubonye sebuja yamubuze inka yanjye rwose uyu muganga ni intore inka yanjye rwose inka yanjye sha abaye we